Umeze ute? Meze neza. Ku Gisenyi habonye ute? Yewe ni heza. Ehe. Hari akazuba mvanze n'akayaga. Ariko hari ikindi kintu nabonye we. Nta gahinda k'agasirimu kabaho. Uwabuze ikibirita afite agahinda, n'ugifite wabuze ibyo ateka afite agahinda. Muri kumva twese atari uduhindama. Ubu umugabo wawe ari kurara araguceka ufite agahinda, ariko na Claudine utamugira mfite agahinda. Basi Claudine wamubonye? Claudine namubonye. Uyu munsi ndi kumwe nawe yicaye iburyo bwanjye nka nk'umuntu w'inararibonye past. Claudine ni cye kintu ubona adakora neza cyangwa se niba byose abikora neza, ahubwo ni cye kintu wamubwira ati iki kintu uzakirinda? Yenda nge Uwiteka afata icyo cyanjye akunkumurira mu nyanja. Tugiye gusenga Uwiteka agira ibintu akunkumurira mu nyanja, kandi ntabikunkumuremo gusa ahubwo ahita nayihuza. ngese ku ndwara za diabete nibutse babadamu b'i Burundi, mana utindane nabo, mana ubegere mu izina ryawe ryera. Nibutse b'abanyarwandakazi n'ab'abanyarwanda. Haleluya, haleluya. Lelese fore bede credo taya nimene. Amina. Ni by'agaciro gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njye nitwa David, ninjye mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyora. Ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus turahafite abantu b'Imana, abahanuzi b'Imana, abakozi b'Imana, abantu Imana ihamagaye mu gihe nk'iki, abantu Imana iduhaye mu gihe nk'iki, nandi mahirwe n'undi mugisha wo kubana nabo. Hanyuma rero ntago ninjye nyine, ndi kumwe n'andi mukristo TV. Ku bantu bari buze gukurikirana no vuga butumwa cyangwa sino kiganiro muragisanga kuri Gonarike Plus, ariko nanone munagisanga no kuri ndi mukristo TV. Bivuze ngo turabakunda cyane. Iyo twemeye twa ngo tutambutse ahantu habiri, nuko ngo udacikwa nucikwa hamwe ahandi uhabonere. Kandi tuba tugomba gushyigikirana. Hanyuma rero n'abatindiye cyane, reka nakira abakozi b'Imana. Ubu twicaye mu karere ka Rubavu. Claudine yageze mu karere ka Rubavu hamwe na Pastor Labani. Pastor Labani nibwo bwa mbere ahuye na Claudine live. Nibwo bwa mbere. Na Claudine nibwo bwa mbere ahuye na Pastor Labani live. Mwivuga butumwa. Byose no murimo w'Imana. Amen, amen. Abakozi b'Imana ndabakiriye. Urakoze cyane. Sinzi ko turi buze gutangira. Pastor tuyoborere kuko tutangira dusenga. Kuko mwese muri abantu beza, ariko wowe by'umwihariko uri umushumba. Hari ukuntu rimwe na rimwe kwakira umuntu nkawe uri kumwe n'umukobwa, mbese navuga nk'umuntu wabyaza agakiza ubundi. Yego. Kuko ni nk'umwana wawe, si byose? Nawe umukozi w'Imana. Nge ngabura ukuntu ndibuze kubibara nkafate se Claudine ntamubwiye asenge. Abata umukuru ni uraza kubinyoborera. Nawe urumva bita byikora. Ahubwo reka dusenge tudatinze. Tubiragize Imana kino kiganiro. Yego. Mwami Imana yacu, turagushimiye cyane. Izina ryawe niryubahwe. Ubu dusenga, udufashe kano kanya, hari abavuye mu mubiri. Hari abahuye n'ibibazo byinshi kandi bitandukanye. Ariko twe turahari, turi bazima. Dushoboye kuboneka muri uyu mwanya. Mana turakunezewe cyane, izina rya niryubahwe. Twifatanije na bene data n'abashiki bacu badukurikiye kuri Gonarike TV, kuri ndi umukristo. Data turakunezewe cyane, izina ryawe niryubahwe. Ngaho tubera Imana, tubera umucyo. Sengeye David wenda kutuyobora mu kiganiro. Natwe benda kuyoborwa turisengeye kugira ngo umwuka wawe wera aze muri twebwe, aze atuyobora, tugirire neza. Data nse mwamudukunda, tuyoboye twayoba. Tuvuge ibikora ku mitima y'abana bawe. Tuvuge kandi biturutse kuri wowe kugira ngo izina ryawe rishimwe. Ngaha turengere muri byose, udufashe muri byose, utugenderere kubwe neza n'imbabazi zawe, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Hanyuma nongeye kubaha ikaze na karibu hano kuri Gonarike Plus ndetse no kuri ndi mukristo TV. Yego. Ariko mbere yaho ngaho ngo dutangire ikiganiro cyacu ko tugiye kuvuga ibintu byinshi mwa bantu mwe. Murabona abo bantu duhuye. Yego. Bose nibwo bahuye bwa mbere pe. Ntago ari ukubabeshya. Kandi ikintu cyaduhuje ni umurimo w'Imana. Abakurikiye neza iki kiganiro ndagingirekuye nyuma y'ivuga butumwa muza Claudine yakoreye hehe ku Gisenyi, anariho twicariye. Abari kubona imyenda yambaye abakurikiye ivuga butumwa, usibye ira mupira yongeyeho, yari yambaye irakanzu na kiraya gitambara, yashizemo karakara ko uyu mukobwa no umusirimu pe. Basa urabibonye? Yego. Basa nibwo byitegereje. Reba urukweto yambaye. Ureba isaha yambaye. Reba igitambara yambaye hejuru. Reba bibiri yafashe. Mukobwa no umusirimu. Turaza kubigarukaho. Agahora Turaza kubigarukaho. wese abikoze yemera.
turaza kubigarukaho. Hanyuma reka banze ntanga itangazo ku bantu badukurikiye iyo dusoje gukorana n'abakozi b'Imana. Ikintu nababwira no hari igihe mu mpamagara mukambura kandi nibyo nanjye mba ndi mu bindi, ariko abakozi b'Imana nsoje gukorana nabo nababwira bakaduha nimero yabo ku muntu wifuza gusengana nabo, kuko namaze kumenya ko kwa kuntu dutanga nimero bitanga umusaruro pastor. Kwa dutangira nimero kavuga ati uzakenda gusengana n'umukozi w'Imana ayifate azasengane nawe ufite ikibazo kigiye gitandukanye cyangwa ufite ikifuzo ari gusengera amufashe gusenga gutakambira iki Imana, kuko na kera no sinzi umwami wavuze ati wanyingingira ku Mana. We wavuze ati wanyingingira ku Mana, uko yabonaga izindi mbaraga atafite habwo rundi akeneye izindi mbaraga wakwinga ku Mana. Na kera kose habagaho bamenya yego mwendo tara tabukamo kabiri ngo wese yinjireyo, abatambye batugiragayo. Ariko na nubu biri yavuga ngo ababiri barutumwe. Ubwo rero abantu bazamuranye biba byiza cyane kurushaho. Yego rero iyo tusoje gukora ikiganiro nababwira bakampeza nimero yabo mu kiganiro turi gusoza ku musozo. Abantu bari kurikira ikiganiro cyose nibo bari buze kugirirwa amahirwe zo kumva nimero z'abakozi b'Imana tugiye kuganira nabo. Ariko Rodina ni umuntu Imana iri gukoresha imirimo n'ibitangaza muri iyi minsi. Pastor we ni ibindi we ni uwa kera kuva za 90 na kangahe na karindwi. Na n'uyu munsi akaba agihatana akavuga ati nibwo nakiri umwami Yesu. N'icyenda kuva icyo gihe ngorera Imana. Na n'uyu munsi. Hanyuma irindi tangazo no kuma mugomba kwa subscribe mwadukunze ibiganiro tugenda tubageza haba kuri Ndumukiso TV ndetse no kuri Gonarike Plus, mugakora subscribe. Ikindi ugafata ikiganiro ukagisangiza inshuti yako, kuko bene biganiro dukora ni biganiro basangiza inshuti za pastor. Muri uyu muntu ukunda umuntu ukunda umwifuriza ibyiza, umuntu udakora ntago wamwifuriza ibyiza. Umuntu ukunda afata kino kiganiro ukakimusharinga, nani wa kino kiganiro umuntu kiguhaye menya ko umuntu agukunda cyane, abagukunda kwifuriza ibyiza ko kabone nubwo mwa muri iyo minsi mwamutamiranye neza, ako yagusangije kino kiganiro menya ko agukunda nubwo mutamiranye neza, nubwo avuga ngo ntazibana ntizikomane amahembe. Hanyuma ukajya ahantu bandikira ibitekerezo ukadusangiza igitekerezo cyawe. Yego Pastor nongeye kubaha ikaze rero. Amatangazo yanjye yarari turashimiye cyane. Mera ka microphone Korodine utaragira ikintu avuga. Tuvuge kuri ka kantu Korodi karame yawana uri umusirimu pe, nongeye mbigarukiho. Abantu bagenda bakurikira ibiganiro tugenda ngorana na Korodine ntago agiye yambara ikintu kitajyanye. Ntago agiye yambara ikintu kitajyanye na rimwe. Nta na rimwe iyo yateze igitambara haba arimo akantu kagaragaza ikanzu yambaye. Nkunda kubivuga. Rumva cyangwa se niba nyine agashaka utuntu tugiye tujyana nyine tubikagenda Korodine umusirimu. Murakoze. Rimwe na rimwe hari igihe ibyawe tuzabyiga tukavuga ati bantu wibeshya ari ahantu uvuga ngo uravuga niba koko. Umeze ute? Meze neza. Ku Gisenyi uhabonye ute? Yewe ni heza. Hari akazuba mvanze n'akayaga. Ariko hari ikindi kintu nabonye we. Uzi ko bahora bahinze imyaka. Hano bahora bahinze. Nka buno iwacu turi gusarura imyaka, mbese abantu bari guhura ibishimbo, ubwo nyine ni igihe cyo guhura, hazaza ikindi gihe cyo gutera. Ariko inaho nabonye ibishimbo byumye, mbona iby'intonore, mbona ibyo bari gushingirira, mbona ibyo biri kumera. Hari iwawe so bita mu Murera. Hari iwanyu ni mu Murera buriya. Yego. Abantu benshi bagenda babyibuka, abandi baturuka hano bavuga ngo ni mu Ruhengeri. Yego. Hano ni ku Gisenyi. Yego. Waba wibyiza ku Gisenyi ku mazi. Buriya ubu ako kayaga wumvaga kari kuva hari epfo mu kiyaga. Arabura ikiyaga kiri gukubita kwako ninge kubita akayaga kahita kaza hano. Pastor Bari mwahuye cyane. Wamubonye ute? Wumvaga Pastor Bari umugezeho yo mukurikira kuri Gonarike Plus, wabonaga ari umuntu umeze ute? Nabonaga nyine ari umuntu muremure cyane. Abona ari umuntu mukuru cyane, none twahuye mbona ni mutoya. Katari na mukuru banima ni kugenda mugira mutoya. Urazi ko bazamara bafite imfura mujya kungana. Ntabwo mbizi. Imfura mujya kungana sibyo Pastor? Imfura bajya kumujya kungana. Yena ashobora kuba musumbaho gato. Ngo imfura yaba ifite ingahe? Imyaka itari myinshi. Umukobwa w'imyaka 19. Ibana na mukuru nukimana ngiye nipunguza imyaka bone nukarara ruhara muraburiza. Yego. Ruhara rwo muraburiza koza no bundi nazo ndikumuranga ati genda bashyiraho umusatsi. Oya. Mureke gutya nibyo byiza. Gutyo? Ko byose bironye Imana ihabwa icyubahiro. Amaterano twagize uyu munsi wayabonye ate? Yari meza cyane. Yari meza. Ku bantu bakurikiye amaterano y'uyu munsi, abantu bayakurikiye, abatayakurikiye mujye ko yareba kuko nicyo kiganiro cyatambutse imbere. Just. Wayabonye neza. Cyane.
Pastor reka binihere Pastor nawe mwakire. Pastor Claudine wamubonye? Claudine namubonye. Umuhanuzi wacu? Namubonye. Uyu munsi ndi kumwe nawe yicaye iburyo bwanjye kubera Imana nawe ari mu bavuga bo tumucisha hariya ngunda kandi nemera kandi buriya iyo mugenzi wanjye yanyuze hariya nyuma yaho tukaza gukurikirana imbuto ze twumva ari nziza natwe biduhesha ishema twumva tunezerewe Imana abantu babyumve neza buriya bavuga bo tumwe bose nkoresha ntago baba baziranye. Yego. Urugero nk'ubu Claudine nibwo ahuye na Pastor Ban bwa mbere ntibari baziranye. Gusa na nimero bataranazigiranaga kuko bayivuga butumwa byatumije bagira ute bamenyana. Muri kisi babanza baramenyana uyu munsi bahuye ku buryo bw'umubiri. Nicyo rwose. Abantu rero ukuntu umuntu yishuka nakahita avuga ati ngo ko nabonye Pastor Ban atambuka kuri Gonarike Plus. Buriya ntazanye na Claudine oya. Ni njye ubazi kuko nyine ngiye mba nagiye mbakora mu tuye tugiye twize ute dutandukanye. Pastor nkawe nararibonye umuntu mukuru wagiye ubona abakozi b'Imana benshi bagiye batandukanye ubona abakobwa Imana iri kugenda ihagurutsa ubona abakobwa Imana iri kugenda ikoresha imirimo n'ubutwari imirimo itangaje nkaho umuntu w'inararibonye. Claudine ni gute wamubonye? Claudine namubonye neza kandi rero ndetse ko muno twicaranye imbona ngo ubone ariko kuri social media namukurikiranaga cyane ko TV hari abicaye nabatanze kwicara niyo mpamvu nanjye baramuzanye nkavuga ati ariko hari ikirere turageramo hari ikirere turi wageramo njya yicaye imbere kuba rero baza bagera ikirenge mu cyanjye kandi ngumva bafite ijambo Imana irimo irabakoresha. Kuri koti yanjye shima Imana abati Imana shimwa kuko hari abakobwa bari kukuvugira kuko hari abakobwa b'abahanuzi rega buriya n'ibindi bikobwa by'ibigendera biba bitereye aho birari iyo byiriwe mbega utamenya uko bimeze kubona rero umuntu nguyu avugira Imana cyambere ndabishima icya kabiri nkavuga ngo Mana umuha imbaraga atazagabwaho n'ibitaro bya Satani kandi nubwo ari umukobwa uzamuha urugo uzamuha umutware uzamushyigikira mwizi nzozi muyu muhamagaro wewe kugira ngo akomeze akorera Imana no mu busaza bwiwe no mu bukecuru bwiwe. Claudine n'umuhanuzi ukunzwe pe abantu benshi bagiye basengana nawe barabiza baza kumusuramo barabizi. Yego Claudine n'umuntu ukunzwe reka mbivuge nimbivuga gutya Claudine afite Imana buriya hari ukuntu Imana igukoresha kanugwa n'igikundiro nibyo rwose ikagwikunda nta kindi kintu barebeye kuko bagiye kureba bakareba Claudine bakabona ukuntu abyibushye ukuntu areshya hari icyatuma batagira ute batamukunda byo Claudine ndabeshya se ariko Imana ikagenda ikagusiga igikundiro. Pastor Claudine n'umuntu ugikunzwe muri iyi minsi yego nkaho umuntu w'inararibonye umuntu haba mu gakizo uramutanze myakura muruta uri umushumba icya kangahe waje hano mbere ari hano tugukora ivuga butumwe uyu munsi mbere cyane rwose nkaho umuntu w'inararibonye Pastor Claudine ni cye kintu ubona adakora neza cyangwa se niba byose abikora neza ahubwo ni cye kintu wamubwira ati iki kintu uzakirinde? Yenda nge ndakosa ndabona kuri we ibyo mbona byose ni ibyiza Claudine nibo bari guhanura ibyo mbona byose ni ibyiza n'abandi badukurikiye ndetse kano kantu manze ngavuge n'undi wese udukurikiye ni Claudine uri hano wicaye hano ariko nawe ushobora gufata bino bintu bagiye kubwira Claudine nawe ukabigira ibyawe birashoboka cyane kuko maze iminsi iri kubwira abantu ngo twumve turebe ariko tunagira ute tunige Claudine yenda amakosa ndabona ntayo Sadipago ngamye baba YouTubers hari giye burya mugira intambara akagira bavuga butumwa babahagurukira abanuzi babahagurukira yego ariko rwose ko namubonye we yaba umujyanama mwiza yaba umujyanama mwiza nta ntambara ziwe ni wa muntu ushobora kwihanganira ibimugerageza tekereza ko nanjye mura n'ikibazo Claudine akarungira inama kankomeza cyane bibaho cyane yego tubiziranyeho nanjye nkahura n'ikibazo Claudine akahita mwati bana David kandi murusha imyaka Claudine yego ariko nyene akagufasha bigendeye n'imbano imurimo buriya abanyarwanda rero baciye umugani baravuga ngo igi ryahanye inyoni nubwo nanjye ngana uko akabangana gutya ariko barashobora kuza kangira inama ati nyamara mukozi w'Imana dukoze gutya byatanga isura nziza kandi uko kucya kitekerezo nakigenderaho Imana igaca inzira ikagira ibyirema abantu tugatekana ngiye karera rwose mu bantu zibenshi wakiriye David hari abagiye hari nabo mutamaranye kabiri bitewe n'impamvu
ariko uyu nawe iminsi nzi mugendanye nuko yakubereye umuntu w'umumaro kandi n'imbuto ze urazigenzura ziba imbuto nziza abandi bakeneye bano bantu mudukurikira ziba imbuto nziza kandi nawe uzigenzuye ubu nari sawa koko. Yewe kintu nakunde Claudina reka kino kintu nkivuge Claudina ni wa muntu ufata amafaranga ye akajya kuyakoresha mu murimo w'Imana. Nera ko kuri ariko mu gitondo twaje ku tike yego tugira ahantu ku gakafe yego abatangiye ngo kajya kugura imigati kajya kugurira ngewe nkandusha iki amafaranga ako mu gitondo nyine yarayandusha amafaranga ko yaragiye kungurira yego ku mafaranga ye tugiye kuvugira iki Imana urumva yego turaza none ngiye ko ndashaka kurya imigati n'ubundi mu gitondo nari iki imigati mu gitondo nabwo atasinda rya imigati ntabwo ati ujya kungurira agakawa yego imodoka ibirahagurutse turaza tugeze mu nzira nabwo ntiyashirwa ababonye hano ari ibigo atereka ngo ngure ikigori nisinzire mu modoka ko nyine arukuntu yamukereye Claudine ni wa muntu ufata amafaranga ye akayishyira mu murimo w'Imana. Njye hari umuntu ejo bundi abantu nabwiye nawe ati harya koko ko mwaje tugakorana hano sibyo yego Imana igakora imirimo n'ubutware nkambona mwari nyirengagije njye n'umuntu n'abadukurikira ahita byumva abantu bibona agiye bibwira bino bintu yego ati nonga kuza tukengo dukora niba ubuje gukorera Imana nzakubwira umpa amafaranga turebe ko kuri gukorera Imana nka Claudine akuru nabibonye uyu munsi yafashe amafaranga ye amatike ye iki none nanjye kumva yagira ute yangura icyo kigagaze ntago nakimuhereza namusabe munge nabwo ati wowe n'ubundi nabizi ibyo wabikora ariko wowe nzamugerageresha iki kumubwira ati mpa amafaranga nabuje kuvugira Imana no kwicara wanjye ni nk'ibihumbi nk'ijana yego yampitire kuri bo yatangiye ukavugira Imana yego kandi icyo kibazo ngunze kukibaza abakozi b'Imana nkababaza ate se bibaye ngombwa kutanga amafaranga kugira ngo uvuge Imana wayatanga byaterwa n'uwari we byaterwa n'uwari we abakozi b'Imana byaterwa burahara abakozi b'Imana kandi usubu mbikubwiye bakunda guhabwa kuruta gutanga bakunda guhabwa bakunda kumva baba ariko yamubira ngo utanga na 2 nagasanga ni intambara ariko umukozi w'Imana mwiza huko nuharanira gutanga kuko nasomye birambwira ngo gutanga bihesha umugisha kuruta guhabwa bishava ngo wowe umbaye hari n'igihe nabyita umugisha ariko wowe ukaba ufite umugisha mwinshi cyane niba rero koko ashobora gufata amafaranga ashyira ku murimo w'Imana kandi koko pe ajya kuza mwamiye ko muzanzura ti pastor Claudine ashaka kuza rubavu ngo umushumba biragenda biti nabate uko ngiye mbahaye karibu muzaze ariko ndabwo mweze mumbwira ku cyatiki cyangwa ibindi ubwo ko ati ngewe ngo David miha microphone rambwiraga bamwayo microphone abate ibintu by'amatike sikari kure mwana amafaranga niki nyine arukuntu ubuza bavuga urabavuga utumwe n'ubwakorera Imana burye ntabwo baba bafite ibihagije nukure ku Imana burenge nsenya ngavuga ngo Imana ngo wajye uheza abantu bavuga butumwa bahanuzi amafaranga yabo bakajya babashinyira iki amafaranga ngo amatiki nyine nagira hano avuga ijambo ry'Imana ko yibuke ko atari butahe ashaka kuvugira ngo ndete abaza ati Claudine amafaranga ati mwana ngo ngiye ngo kujya kubwiza ahantu ntafite abafite yanyu ngari bakagusuzugura tugomba kugenda mfite yanyu nikambwira Claudine imbaraga zikurahe njyewe mu butoya bwanjye mu myaka mbaye kuri Yesu namaze kumenya ko gutanga guheshaga umugisha kuruta guhabwa. Hari igihe David njyewe ngiraga kwizera ngafata urugero wenda nk'iyi Bibiliya mfite nkayiha umuntu w'umukene ngasigara nta yindi mfite Imana ejo cange ejo bundi ikampa ibintu byinshi birenze Bibiliya. Hari umuntu umwe nigeze guha ikanzu imwe ico gihe iyo kanzu nayo yikundaga cyane ariko nyine ikuje ganga kunkuye ndayimuha none mu rugo barantuka bambwe atariko iyo kanzu tanze yerere wazajya ugabibika ntibizajyaga bikagukwira. Hashize umwanya muto nabitanze nka sayine nimugoroba mbona umugore w'umuganga arampama ati Claudine ndashaka kuza ukansengera ndavuga ati nta kibazo ngwino anzanira amakanzu 4 n'ijipo n'udushati 3 natanze ikanzu imwe Imana nta kintu na kimwe ndakwa banje ukwizera mfite nshobora no kuba mfite ibihumbi 5 nkagira ukwizera yose nkayaguha Imana ikanzanira yarenze 5 kandi sinjya nje gusenga David inshuro zose uzumva nkubwiye ngo mfite ibivuga butumwa irunaka nkejo bundi wigire hanze nkejo bundi nari nagiye Kampala sinshobora gukora ikosa ryo gukora urugendo ntafite tike yanjye njyana n'ingarura ubwo ntayo mfite niyo wambwiye ati ndaguha ibihumbi 100 ariko uzumbwirize sinkwemerera kuza ntago biba ubwo ndamanza mpakaza yanjye mpaka nyagwijije
kugira ngo nugere bakagusuzugura uzitege uvuge ati none naje kuvuga Imana kandi pase ibi bintu nabibwiye abo bantu navuga ati ngiye kugira ngo menye kuvugira Imana nzakubwira nuza nugaruka nungarukira nzaguca amafaranga umubwe nkuma nk'ibihumbi 100 turebe koko niba uri kuvugira Imana gusa numve niba utazamya ngo oya ngo ntanayivugira aho nanayivugira n'ahandi 2023 nagiye kubwiriza ahantu natwaye na rekomandasiyo ku rusengero nyine bayimpaye hanyuma ngezeyo kwari ukwirwa mu rusengero kwa gatandatu tukanararamo no ku cyumweru nkabwiriza iryo teraniro ngataha noneho mpagera barambwira bati nukumanza twaha umukozi w'Imana icyayi n'iki ariko nyine nari mfite udufaranga ico gihe Imana yanteye iteka noneho bagiye kutwakira mbona bazanye udukombe twa parasitike n'udusahani twa parasitike natwo twacuye ndavuga ati urusengero rutwakire rwakira abakozi b'Imana kuri utu tuntu mpita ngenda mbagurira iduze y'amasahani meza nari mu rwego rwajya agasahani kamwe kari 600 ubwo urumva iduze ni 12 ngura n'udukombe twiza iduze ni yose ndangije ndabazanira ndababwira ati umutima wanjye unyemeje kubagurira tuno tuntu ubwo nyine twarasenze ku manwa kwa gatandatu muri ya masaha yo kuja kuruhuka nja kubigura ndabigarura nijoro turasenga ku cyumweru ndi mwiteganira umuhanuzi arampanurira atigeze abona ko nabiguze arambwira ngo Imana yambwiye ngo nkubwire ngo kubw'igikorwa wakoze kuri rusengero iravuze ngo irakwamamaje uzayivugira mu Rwanda no mu mahanga iravuze ngo igiye kugutunguza amafaranga utazi yaturutse ku masahani n'udukombe David irambwiye tugiye kugira imyenda mu rugo ku rwego uzafasha n'abababaye ku masahani n'udukombe gusa natanze ibyo bintu byose byaranziye naramamaye abantu bose baranzi rero gutanga guheshaga umugisha kuruta guhabwa tanga muri dukeya ufite Imana izakongerera n'ubu ufite na byinshi utangemo Imana izakongerera Imana ibaho umugisha ubwo mu byumvise ako kantu rengejeho ni cyezo no kubyumva nabyo dusabiye umugisha kandi nitwe bireba nitwe bifitiye inyungu Pastor wamwumvise Claudine Claudine namwumvise kandi navuga ngo amavuta n'imbaraga kuri we ubundi uko niko gukorera Imana Pastor nkawe yego ufite naribonye wabwirije ahantu henshi kugira ngo Claudine azagira hano wabwirije azagiye ku nshingano wagezeho bizamusaba kino bizamusaba icyuye kuko Claudine ubu ngubu ari kiratari yafata uretse ko ashura no kuhagera akanaharenga azahagera harenga ariko n'ubundi bizamutwara gutya ntabwo mvuze ko atazaharenga yazahagera ko bizabanza bimugire gutya bizabanza bikimubiza ubu usanga abakozi b'Imana babura iki kugira ngo bitangire umurimo w'Imana nyine babura mane babura amafaranga ariko nanone nubwo babura amafaranga na duke bafite ntabwo bazi kudukiranukamo kuko aravuze ngo bigendanye n'urwego rwe yaguze ayo masahani y'abashyitsi kuriraho bigendanye n'urwego rwe bivuga ngo kuri make yari afite yayakoresheje mu Imana ariko Imana irangije iramusumbusha abakozi b'Imana rero kuko buriya gusenga umuntu ashobora kuzamuka umusozi akamara icyumweru mu butayu akamara iminsi atasenga ariko buriya umugisha ubonerwa mu gutanga niyo mpamvu na Bibiliya ivuga ngo niba uri busenge ufate bya byo kurya wari uri burye ubihereze uri muri gahunda yo kurya ubimuhereze kuko bya byo kurya wamuhaye ibyo ni byo bizaguha umugisha bundi hari umuhanga umwe yavuze ngo iyo twagiye gusenga tuhakura ubuntu bw'Imana bwa buntu bw'Imana bantu b'Imana bakaduha ibintu kandi kantu kantunguye Claudine yavuze ati ngewe sinjya gusengera abantu mu mago yabo ariko nuwo nzajya gusengera yego Imana izampeze tike yanjye njye kumureba tike yanjye yego nuwo nzajya gusengera Imana izampe tike yanjye njye kumusengera mfite tike yanjye umve Claudine urumva ibyo ni ibyemezo byiwe kandi ni na byiza yenda n'igihe umuntu wagwaye n'iyo tike akaba yashyiramo no kugusuzugura ariko umubwiye ngo mfite iyanjye ndaza ngiye ngusengere ndahe buke icyo gihe haba hari abadayimoni uvuniye umuheto
aba ari abadayimoni ucucumya ukabahondagura. Ariko noneho hakaba n'abandi bantu b'abanyamutima bavuga ati okay, umukozi w'Imana yadusuye, ubundi birivuga kwakira abashyitsi. Okay, bakaba baguha iyo tike ku bushake bwabo bitavuye ku itegeko. Kandi nanone Claudine, ikintu nakubwira, hari bagenzi bacu bitwa abakozi b'Imana bavuga ngo basaba ngo niba bagiye kugusengera mukabanza kujya mu biciro bakaguca amafaranga. Niba umuntu agiye kugusengera akaguca amafaranga agutumiye, iwe byagenda gute? Ho warenza aho nawe urabyumva. Ngabo bose ndi kwivuga ati nge nagarukira nzamubwira ati niba uje kuvugira Imana koko banzu yame ubwije kandi koko nge hari umuntu najya ngiragesha nk'icyo kintu ndebe koko kaje kuvugira Imana. Ariko niba azi icyari gushaka azayatanga. Nimwe bazanyita umupagani bavuga David umupagani. Ikintu rero ikintu nari nakoresheje ubwenge bwanjye David, ikintu nari ndiho ni kino none naduke abakozi b'Imana babonye ntabwo bamenyaga kudukiranukamo. Ni bake cyane mu bakozi b'Imana bashobora kwikuraho icyacumi bakagitanga. Ni bake cyane mu bakozi b'Imana bashobora kubona ngo uyikurude bati ni mugenzi wanjye Imana yambaye umugisha fata 5 nawe ujye kunywa amata. Ni bake cyane, ni bake cyane mu bakozi b'Imana bashobora kuyitanga. Turi kugendana ariko kuri gutanga nibyo bihesha umugisha. Iryo banga rero mwitange gutanga bihesha umugisha, ariko we tukiyabonye ntago yakwama n'icyo gihumbi cyavuga ugasanga rwose ni ugasanga ni ikibazo. Ariko icyo nakibwira abadukurikiye, abantu batanga nibo banyamahirwe, abantu batanga nibo banyamigisha, abantu batanga ni nabo bafite ingororano nyinshi. Niyo mpamvu uzasanga abantu rimwe na rimwe bakakariye mu butayu. Umvise ariko uko bakakariye mu butayu ugasanga amazi imyaka asenga, ugasanga ndapantaro na twaduce yabonye ndagwa azi kudukiranukamo ngo Imana imukubira inshuro nyinshi. Bibiliya ivuga ko ubundi Bibiliya iyo utanze rimwe iguha kabiri, watanga kabiri kaguha 4, watanga 4 kaguha 8. Iryo banga rero batararimenya kuko iteka ryose ukuboko kwakira kuzahora kuri hasi, ariko ukuboko gutanga kuzahora kuri hejuru. Yego. Hanyuma rero Claudine, ngiye kukubwira tubwire ijambo ry'Imana. Pastor aza ari kugusenga Imana izagukomeza. Amen. Ariko uyu munsi wabwirije ari akantu wavuze ngo umuntu wese afite agahinda ki. Sinzi amagambo wakoresha, se wakoresha amagambo di. Nta gahinda k'agasirimu kabaho. Yego. Mufite agahinda, sinzi ko wagenda kubivuga Claudine. Nyine nakumvaga kenshi ubwiriza, ariko uyu munsi horeka ngumye Claudine. Uyu munsi ho byandenze. Ubundi abantu banzi ngeyo nuzuye amarangamutima. Yinuza amarangamutima ubundi akenshi ndarira. Ku bantu banzi. Ku bantu banzi iyo nuzuye amarangamutima akenshi ndarira. Claudine, karame. Ni karibu rero. Ngiye kutubwira ijambo ry'Imana mu minota mikeya. Pastor ahita agaruka gusenga nawe ari n'ikindi kintu nawe ari buze kuvuga ntago mbizi we. Pastor we hari ukuntu nkira mu kirenga ahita avuga toya. Ikirere sinyisho nyashoboye cya Claudine. Ariko nunguru umwana uzimane koresha nanjye ndikire cyane kipima. Ariko icyamushumba cyo ari ukuntu ngira nkahita avuga toya. Iki ngiki sindi buze kukirengaho. Araza kugaruka agusengera kugira ngo Imana izagukomeze, anasengera n'abantu bagiye badukurikiye bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye. Nitusoza tuhita tufatana nimero y'abakozi b'Imana twisoza ikiganiro cyacu. Ni kare. Yego, murakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Mbanje gusuhuza abantu bose badukurikiranye aya masaha ya none. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Kandi David, abantu bawe n'abantu bumvira pe basigaye barambwiye utugambo twiza none. Bajya babyandika muri comment ngo nabikubwiye we. Ndabikubwiye. Dukurikiye. Amenye ko abantu turi kumwe nuko nsoma comment ndabibona cyane. Hanyuma Imana ibaha umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana turasanga mu gitabo cyitwa Kuva, ni igitabo cya 2 cya Mose cyitwa Kuva ibice ni 14. Turasoma umurongo wa 27 no wa 28. Yego. Yego, 27. Haravuze ngo Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja mu museke.
14:27. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja mu museke, inyanja isubizwamo guhurura kwayo, abanyegiputa barayihunga. Uwiteka akunkumurira abanyegiputa hagati mu nyanja, amazi asubira ahayo, arenga ku magare no ku bahetswe n'amafarashi no ku ngabo za Farawo zose zari zigiye mu nyanja zikurikiye Abisirayeli, ntiharokoka n'umwe muri bo. Twakeneza amagambo y'Imana. Imana ibaha umugisha. Dusomye inkuru z'abagabo bitwa Abayisirayeli ndetse n'Abanyegiputa. Bibiliya imbwira ko aba bagabo bitwa Abisirayeli bisanze mu gihugu cya Egiputa nk'uko twavuye mu karere ka Musanze David tukisanga mu karere ka Rubavu. Bibiliya imbwira ko bisanzeyo, cakoze ntago ndasoma izi nkuru zabo neza ngo menye ngo bari bagiye gukora iki muri Egiputa. Bigashoboka ko bari bagiye gusenga pasiteri, birashoboka ko bari bagiye gusura, birashoboka ko bari bagiye guhaha, ariko ngo bisanze muri iki gihugu cya Egiputa. Bibiliya irambwira ngo bageze mu gihugu cya Egiputa bahahurira n'imibabaro, bahahurira n'amarira, bahahurira n'amaganya, ngo babahurira n'ibibazo bikomeye cyane. Buriya David umuntu afata umwanzuro wo kwiyahura afite ikintu gitumye yiyahura. Pastor, nta muntu numwe waje kwiyahura adafite ikibazo na kimwe. Yego. Buriya wenda n'ubwa mbere duhuye, reka nkubwira akantu gatuma ntaje gusengera abantu mu mago yabo. Subu nkakubwire. Hari umumama umwe wantumiye 2022 ngo nje kumusengera Kigali, ampa n'ibihumbi 10 ati nitike. Ico gihe rero kugenda byari 2 ntago byari bigoranye cyane. Ngezeyo rero ubwo ndi kwishima, ndi kuvuga ati yampaye tike ndanasaguza n'iki. Ngezeyo Imana ihita inyereka abana 2 afite badahuje base, umwe afite se ku ruhande rwe. Ndabimuhanura arambwira ati koko nibyo, ari kuvuga gake y'umugabo atabyumva. Ndanje ndamubwira ati bite ko ndi kubona uri umurozi, Imana ikumbwira ngo uri umurozi kandi wishe nyoko bugwe. Hari igihe rero umuntu ajya mu mwuka cyane, wowe urabizi. Ubu nka David ntago twabimubwira, ntabyazi. Noneho ndamubwira ati Imana ikuvuga ngo uri umurozi. Umugore arambwira ati nukuri kw'Imana, mabuko yancuye yanteganyaga ku mugabo n'iki mbona nzaruvamo, nuko ndamwikiza. Ndamubwira ati hani arihana, ariko dutashe agiye kunsezerera arambwira ngo nukuri kw'Imana uri mu bantu batunze umwuka w'Imana, nta muntu numwe ndabona ufite umwuka w'Imana nkawe. Ariko iyo menya ko ari ibi byawe, simba naguhaye tike yanjye nguze wanjye. Ngira agahinda, ndababara, ndataha. Noneho ejo bundi 2024 ari mu kwezi kwa mbere, umuntu arampamagara arambwira ati ngwino mu Bugesera niho ntuye uzunsengere. Ndamubwira ati kugenda no kugaruka ni 12,000. Arambwira ati nta kibazo, ariko ico gihe cyo nari mfite n'amafaranga yanjye. Arambwira ati reka nkwezi 6,000 uteguze, noneho nyuma yaho ayarakogora ndayagusubiza. Ndavuga ati nta kibazo. Ngezeyo turasenga, nageze yari ku manwa turasenga, turirirwa ndarayo. Nk'ejo mu gitondo ndamubwira ati ndatashe. Ego ko Mana ataka kanya si ati nandi kugira ngo uramara nk'ukwezi, ati ubusikuru umukobwa ko nta bantu uriza n'iki. Ndamubwira nuko sinkamara ukwezi, umukobwa urayo uri busabwa ungana gutyo. Nuko aranira gambwira ati okay rero urumva dore turi mu gihe cy'abanyeshuri, nkeneye za minervari n'ibiki rero naginzi kuraba hano nyine ugasenga ukabohoza minervari zikaboneka, ukongera ukabohoza abana bakagenda, ukongera ukabohoza tike kaboneka. None niba udashoboye kugumaha, ubwo taha nyine ufite uburyo ugatahamo, amafaranga wayaguza, wayatoragura, wagira ute, nta tike mfite yo kuguha, ubwo nyine taha kandi niwe wampamagaye. Ndangije ndamubwira ati nta kibazo, ndagiye nyine ntega mu yanjye ndataha. Kuva uwo munsi ndarahira ndavuga ngo njewe Korodina muri kubona imbere yanyu sinzongera gufata urugendo ntafite amafaranga yanjye bwite. Ubwo nyine niyo mpamvu ntajya gusengera abantu mu mago yabo. Hari n'igihe umpamagara ukambwira utuzu nsengere, ndaguhata iki nkakubwira ayo uri buntegere, nawe niyo urateguje kundeba ngo ino ndebe. Nese ubwo pasiteri koko mbaga mbabwiye nabi. Ariko nuko ari kwawe kandi nako kuri kumva.
birumvikana cyane. Hanyuma rero Imana ibaha umugisha, hari abantu benshi bankunda bananzi, ibyo ntago twabipfa abantu benshi barankunda. Hanyuma Bibiliya igatubwiye ngo aba bagabo babaho mu buzima bubi nk'ubwo nahuriye nabwo mu mago y'abandi, ariko ngo umunsi umwe Uwiteka arabitegereza, amenya imibabaro yabo, amenya agahinda kabo, ngo niko guhagurutsa umuhanuzi witwaga Mose ngo ndetse na Aroni, arababwira ati mugende munkurire ubu bwoko mu gihugu cya Egiputa mubungereze mu gihugu cyitwa Kanani, mbese igihugu cyiza cy'amahoro. Bibiliya irambwira ngo Mose na Aroni bajyayo, hari ibintu byinshi bagiye bakora, Farawo akanga kwemera kurekura ubu bwoko, si ngombwa ngo tubivuge, ariko ngo yateje ibyago 10 ku cyago cya nyuma, ngo yishe imfura zose z'abantu n'amatungo, ikintu cyose cyavutse mbere ngo Imana yagacishe kugira ngo Farawo arekure ubu bwoko, ngo Farawo araburekura, ariko ngo bageze imbere gatoya ngo Farawo yiteye abandi bakoze inzongera kubona bameze nk'abayisirayeli, ngo ahagurutsa amagare, ahagurutsa n'amafarashi, ngo ahagurutsa n'abanyegiputakazi, ngo burira amagare n'amafarashi, ngo bakurikira ubu bwoko bwitwa Abisirayeli. Ariko sipasi tuburi gufashwa. Bibiliya irambwira ngo aya magare arahaguruka. Ubu nawe ufite byinshi byaguhagurukiye bikwiruka inyuma, ariko tugiye gusenga Uwiteka bimaremo imbaraga. Bibiliya irambwira ngo bageze mu nzira bahura n'inyanja itukura, ngo hanyuma bahura n'imisozi mu mpande n'impande. Kare twababwiye ngo nta gahinda k'agasirimu kabaho. David numvise ako kantu kamufashije, nta gahinda k'agasirimu kabaho, kandi mu rwego rwose urimo agahinda kaje ntiwagasubiza inyuma, si kareba ngo uri munini, si kareba ngo uri muto gapfa kuba kaje, ariko dufite data wa twese nanone umara agahinda. Ngaba bagabo barababara, bararira, babona nta nzira, babona nta bwihisho, babona nta butabazi, babona nta murengezi uri hagati aho ngaho. Ngo ariko Mose yegera Imana neza, agayibaza agayibwira ngo Mana, i Kanani turajyayo canga turasubira muri Egiputa? Ngo Imana igamubwira ngo mbese ni iki kintu kiri gutuma untakira kandi unganye? Kuba nabahagurukije nicyo gikomeye kuruta kubambutsa iyi nyanja itukura. Buriya pastor, kuguha urubyaro nibyo bikomeye kuruta kuguha Minerivare. Uranyumvise? Buri cyane cyo gikomeye. Yarambaye urubyaro izamba na Minerivare razifite. Buriya ego komana yaje. Ibi bintu nkunda kubibwira abantu. Ibyo yakoze nibyo byari bikomeye kuruta ibyo isigaje gukora. David, hari abantu benshi baza bakambwira ngo Kurodi ngo none ngo kudashaka ngo iki niki ngo niki ngo niki. Nkababwira iby'Imana yakoze nibyo bikomeye. Igihungu kiri muri Canada cyangwa muri Amerika ikakinzanira kikambera umugabo, ibyo yakoze nibyo bikomeye. Iyamagurukije iwacu mu mashamba no mu bitari no mu bivoka, abantu benshi barahazi barahabonye, ikangeza kuri iyi kamera nk'abandi kurebwa n'isi yose. Icyo yakoze nicyo gikomeye, nibisigaye nabyo izabikora. Nshuti zanjye mu nkurikirana, ibyo yakoze nibyo bikomeye ku buzima bwanyu, mwiyitakariza icyizere, nibisigaye izabikora. Bibiliya igambwira ngo noneho bigeze mu gicuku ca nyuma, ngo Uwiteka yururukira mu nkingi y'umuriro n'igicunga ivana inziga ku magare y'Abanyegiputa, ngo amagare atangira gukururika cyane aruhije. Pastor, Imana ikwitamururire uyu munsi wa none, mu bibazo ufite ntazi, mu byifuzo ufite utambwiye, mu ntambara uri kurwana utambwiye, Uwiteka kwitamururire. Amen, amen. Uwiteka akwitamururire uyu munsi wa none. Niba hari n'ideni ufite, Uwiteka kwitamururira. Bibiliya irambwira ngo Uwiteka yitamurura mu nkingi y'umuriro n'igicunga ivana inziga ku magare y'Abanyegiputa, ngo aya magare atangira gukururika cyane aruhije. Ngo Abanyegiputa babonye umuriro uri kwaka, babonye inkingi ishinze, ngo batangira kuvugana bati duhunge ducike, Uwiteka ari burengera Abisirayeli, twebweho yadukuyeho amaboko. Ubu hari ikintu kimwe gusa Uwiteka yagukorera, abanzi bawe bagahunga.
hari ikintu kimwe gusa Uwiteka yagukorera, uburwayi abadogiteri banzuye ko buzaguhitana bugahunga bukagenda nta mudogiteri uguteye urushinge. Ubu hari ikintu kimwe Uwiteka yagukorera, abakuroze abavuze ngo uzapfa bose bagahindura amagambo bakavuga ngo uri Imana. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo abanyegiputa ngo batangira gutatana, batangira guhunga gakeya, ngo ariko Uwiteka aravuga ati ntago nakwemera ko bagenda gutyo gusa. Bibiliya irambwira ngo avugana na Mose, niko twasomye kuva 14:27, aramubwira ati rambura ukuboko kwawe hejuru y'inyanja. Ngo uyu mugabo arambura ukuboko, uku kuntu natwe twicaye kuri iyi kamera buriya twarambuye ukuboko. Haleluya. Nshingiye ku munaniro wirirwanye uburyamye ugasinzira, impamvu wicaye kuri iyi kamera ni ukuboko warambuye. Buriya David wavuye i Musanze akaza ateze, uku ni ukuboko yarambuye, nanjye ni ukuboko narambuye. Hanyuma ngarambura ukuboko hejuru y'inyanja, ngo inyanja igabanukamo kabiri, inyanja wari ufite igabanukemo kabiri mu izina rya Yesu. Bibiliya irambwira ngo igabanutsemo kabiri, ngo Uwiteka avugana n'Abisirayeli ati mwambuke, ngo barambuka. Noneho ngo Uwiteka afata abanyegiputa. Pastor ubanza ubyumve neza, ngafata abanyegiputa n'abanyegiputakazi n'amagare yabo n'amafarashi yabo, ngo bose bashira hamwe. Hari ukuntu tujya gufura, ubu si kuri umugabo urabizi, ugafata utwenda agakabutura kwarunda ha, agashati ugashiga ha, agakanzu ugashiga ha, ukavuga nazana ifume z'abana wazibutse, yego nazo bakazana bakarunda, yewe naza nkweto zo guhanagurwa bakazana bakarunda, yewe n'ibya bikapu byo guhanagura bakaza. None ngo Uwiteka bose ararunda. Uwiteka afata amadeni arunde hamwe, afata inyatsi arundeho, afata ubushomeri wagiraga arundeho, icangiro baguteje ashira hasi. Ego man, ngo byose Uwiteka ararunda ngakunkumurira mu nyanja. Bibiliya tubwiye ngo arangije ahuza inyanja, ngiyi nyanja amazi yose asubira hayo, ngarenga ku magare, arenga ku mafarashi, ngarenga ku banyegiputa, arenga no ku banyegiputa kazi. Uwiteka agira ibintu ahurizaho inyanja. Tugiye gusenga Uwiteka akunkumurire mu nyanja ibyaguhigaga n'ibyaguteraga n'ibyakurwanyaga, ibyakubuzaga amahoro, ibyatumaga udasinzira, ibyatumaga udatuza muri wowe, ibyakubuzaga umuneza. Teka akunkumurire mu nyanja, za karande ziwanya zigukureho, akunkumurire mu nyanja, bya bihombo umaranye igihe abikwamurureho, akunkumurire mu nyanja, kwa gupfusha umaranye igihe kunkumurire mu nyanja. Uwiteka afate kwa kuteza umaranye igihe, agukure ku biganza byawe, akunkumurire mu nyanja. Uwiteka afate ya madeni wari ufite, bwa bukode, ni wowe wenyine uhora ubungana amatera ku mutwe ngo urimutse. Uwiteka bifate akunkumurire mu nyanja. Kwa kutaberwa, ukaba ufite imyenda myiza ariko ukabura umuntu n'umwe ukubwira ngo wambaye neza, Uwiteka afata icyo cyangiro akunkumurire mu nyanja. Tugiye gusenga Uwiteka agira ibintu akunkumurira mu nyanja, kandi ntabikunkumuremo gusa, ahubwo ahita anayihuza, kandi ntakagira ikintu na kimwe cy'ikibazo kirokoka iyi nyanja cyangwa se kirokoka mu gihe cyawe. Urakoze Mana. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Abakobwa badukurikiranye, Imana igira ibintu ikunkumurira mu nyanja. Abasore badukurikiye, Imana igira ibintu ikunkumurira mu nyanja. Aba babyeyi badukurikiranye, Imana igira ibintu byari bibangayikishije ikunkumurira mu nyanja. Bagabo beza mudukurikiranye, Imana ikunkumurire mu nyanja. Umaze igihe kinini ukorera perime warayibuze, umaze igihe kinini ukora ibizamini by'akazi warakabuze, umaze igihe kinini ushaka ibyangombwa by'ubwenegihugu ariko warabibuze, umaze igihe kinini Imana ikubwira ngo uzagira ikinyabiziga ariko wabuze n'igare, umaze igihe kinini Imana ikubwira ngo uzashaka nubwo ukunze kuwa mbere kuwa kane arataha, umaze igihe kinini Imana ikubwira ngo uzabyara ariko wabuze n'ivamo, umaze igihe kinini Imana ikubwira ngo uzambara izo ufite ziracuyutse, umaze igihe kinini uhinga washizemo yirushiramo imvaruganda, ushiramo imborera, byose byaranze birarumba, umaze igihe kinini abana bawe baragwingiye, abandi baratsinda bawe ntibatsinde, umaze igihe kinini udasinzira, umaze igihe kinini utekereza
utekereza nabi, umaze igihe kinini wumva umwuka wo kwiyahura ku buzima bwawe, umaze igihe kinini ubabaye, umuryango wanyu ntawe ushaka ngo arambeyo, ariko tugiye gusenga Imana igira ibi bintu ikunkumurira mu nyanja kugira ngo uhabwe umugisha n'Uwiteka kandi umutima wawe utuze. Batubwiye ngo Pastor Labani niwe uri busenge, Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Turasenga Imana igira ibintu byanyu ikunkumurira mu nyanja kandi iyi nyanja yihuze mu izina rya Yesu, ntihakagira ikintu na kimwe kirokoka. Bibiliya yarambwiye Labani ngo Abisirayeli ngo basubije amaso inyuma ngo basanga amagare n'amafarashi ari kureremba hejuru y'inyanja, abanyegiputa bo nta n'umwe ugaragara, n'abanyegiputakazi nta n'umwe ugaragara. Tubona uburwayi bunyonyomba bugenda, tubona inzara ireremba igenda, buri muntu wese udukurikiye tubona amadeni areremba agenda, tubona icyanjyo kireremba kigenda, tubone kugumirwa bireremba bigenda, tubone gupfusha biri kureremba biri kugenda, tubone kwambara nabi bireremba bigenda, tubone gusuzugurwa bireremba bigenda, hagira ibintu bireremba bigende mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha, ndabakunda. Reka dusenge Imana kuba dukurikiye kuri Gonarike TV, kuri Ndi Umukristo. Bene data, hagire ibintu bigenda, hagire ibireremba biveho mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Mwami Imana yacu, Imana idukunda, dushingiye ku ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe ni ubuzima, ijambo ryawe ryabaye tutarabaho, ijambo ryawe niryo ryadukujije riraturera tugera muri iyi myaka. Mana turagushimiye, izina ryawe nirahabwa icyubahiro. Ijambo ryawe ni ukuri kandi ibi byanditse byera byandikiye kutwigisha no kuduhugura no gutuma tumenya. None data wa twese mwami dukunda, Mose n'Abisirayeli babonye imbaraga zawe, abanyegiputa mwami dukunda barakugomeye bararuhama. Niyo mpamvu natwe kano kanya data twese uhoraho twishingikirije ku ijambo ryawe. Reka tukumvire mu izina ryawe ryera, reka utuyobore, reka uduhe imbaraga mu izina ryawe ryera, reka ugendane natwe, umuja wawe ubane nawe k'uyu mwanya w'ijambo ryawe. Numugirire neza, nukomeze umusiga amavuta y'igikundiro, amavuta y'ijambo ryawe agomeze gwire muri we. Kandi data misamwe mudukunda, bene data n'abashiki bacu badukurikiye ku ijambo ryawe, nabo bagirire neza. Hari abarwayi, Mana ubakize mu izina ryawe ryera, za ndwara zitandukanye, hari diabete, hari kanseri, hari imivuduko, hari imitwe idakira mu izina ryawe ryera, hari ibifu, hari kuribwa mu nda, hari mu birenge, hari mu mavi mu izina ryawe ryera, harembye kwanemyeshe za ndwara zose, hari zikomoka ku barozi. Izo data wa twese mwamuhoraho turazihagaritse mu izina ryawe Yesu Kristo. Bane n'abana babagirira neza barinde. Hari uryamye ku gitanda cyo kwa muganga, hari uryamye wararwaye, hari uburwayi bagendana mu izina ryawe ryera, ariko kumva arababara ahubwo ndende bahitamo akabugendana. Data aho naho wakoze iganza cyawe, buno bukungu murice mu izina ryawe ryera, burowe mu nyanja yo kwibagirana. Data hari ubushomeri, data usombabye, hari ubukene, data munyembaraga, data hari amaze imyaka myinshi mu bukode bararira biba byanze, data yo kwishura mwishuza yaje. Abo data nabo turabasengeye, ubane nabo ubagirire neza, bane nabo ubege. Hari abo birukanye mu kazi, data ubagirire neza, bane nabo ubasange. Mwami wacu mwami dukunda, data wongere uhindure ubuzima, wongere uri mu buzima kubw'urukundo n'imbabazi zawe. Hari imiryango yabuze ababo, data ubagirire neza, data usumba byose. Hari abakobwa bacu hano turabasengeye, babandi bakeneye ingo ubegere, babandi bakeneye ingo kandi mwami dukunda baremera abasore beza bazabafasha mu murimo, data usumba byose bazabafasha mu nzozi zabo kugira ngo izina ryawe rishimwe. Ngano bare nabawe ubarengere kandi ubiteho, data usumba byose. Ababandi batabyara turabasengeye babuze urubyaro, data mu izina ryawe ryera mwami dukunda. Ngeze hano hari abantu nebutse mu izina ryawe rikomeye, nebutse babadamu ba muri Amerika, nebutse babadamu data bibugesera, nebutse babadamu birubavu, nebutse babadamu b'Inyagatare mu izina ryawe ryera, nebutse babadamu b'Iburayi, data urabazi urasobanukiwe. Ngese ku ndwara za diabete, nebutse babadamu b'i Burundi, Mana utindane nabo, Mana ubegere mu izina ryawe ryera. Nebutse b'Abanyarwandakazi n'Abanyarwanda, haleluya haleluya, lele se fore bede credo taya nimene. Amina 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 amina. Urakoze Kristo.
urakoze kumbwiye ko hari ibyo uje kurema, urakoze kumbwiye ko uje gukiza abarwayi, urakoze kumbwiye ko uje urakoze kumbwiye ko hari ibyo uje gukora kuri bo. Izina ryawe nirishimwe wa mushiki wanjye. Imana iratabaye, Imana iratabaye, Imana iratabaye, Imana iratabaye aho wicaye, Imana iragutabaye, Imana irakurengeye. Humura levo tuze kontanemene ngo hari ibyo utazongera gusaba ukundi, hari ibyo utazongera gusengera ukundi. Imana ikugarutseho data mu izina ryawe ryera. Nubare na babana bawe twese babadamu babandi b'ibyangombwa turabibutse mu izina ryawe ryera, babandi bakaze turabibutse. Mana ubagereho kuko uri Uwiteka, ngano bane natwe tugire neza kubw'ineza n'imbabazi zawe. Turagusabye kandi turizeye ko dusaba aratwumva kandi akaduha ibyo twamusabye tukamushimira kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, 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 amen. Yego, ku bantu mwari mudukurikiye numva twasoreza hanga pastor. Yego ndumva abantu babonye ibyo Imana yagenye umunsi. Amen. Ngeze muri kanya keza, kanya mukunda cyane muri benshi, kanya ko gufata nimero y'umukozi w'Imana. Amen. Ku bantu bifuza gusengana nabo. Amen. Kanya abantu baragakunda pastor, baragakunda ariko ni nabyo bagakunda. Umuntu umwe yaherutse kumbwira ati David wikundira abahanuzi. Yego. Rego ya David gusenga n'ubuzima kandi gusenga n'imibereho. Koko mukurikije nakunze pastor, ngakunda Claudine, umuntu siko mwe mu bakunda. Ari umuntu umwira ngo ukunda abantu. Yego. Ndabakunda none se kuba waje kubareba. Ni utabakunda. Yego. Numukajye mumbwira ngo ngenda bakunda pe. Kandi koko ngomba kubakunda. Amen. Tugeze mu kanya keza n'ubundi ko gufata nimero z'abakozi b'Imana ku bantu bifuza gusengana nabo. Claude nimero yawe ni yihe? 078 631 5 1 8 3 0 7 8 831 Yego, hanyuma tugiye gufata ya pastor yako ntekereza ko bayifite ari benshi. Asaba nimero yawe dukurikije niya twagiye tuyitanga abantu si benshi bayifite ari benshi. Ni benshi. Ariko hari n'umuntu ushaka kuba yaje umunsi. Hari umuntu ushaka kuba yaje umunsi. Keretse utumenye none. Hari n'abandi bamenya bakicecekera. Yego. Kaba kitecyaha cyagira cyo kano kana ukora kavuze uranyibutsa. Hari umuntu mu iminsi turi kujya tuvugana aho hanze. Namye ati pastor ati bujyana imaze umwaka n'igice. Ndikugukurikirana none ndaguhamagara. Arageze aguhamagara. Ate burya abantu baraducunga kabisa bashaka ajya yitonda zikaba zambuto zihoraho ibihe byose. Abageze ku rwego rwo kumamagara ariko arambwira ngo ngiye umwaka n'igice byaye birari bishize nkuzi ngukurikirana rwose. Hari n'umuntu wamanje ariko ni mwamanya pase ko maze igihe kinini mukurikirana nkabane namuhamagara numva ashaka kumuhamagara nkasengana nawe. Yego. Ndayimuhereza ati kubera iki waya ngo nyine ngari impamvu ako nyine ubona nawe nta mpamvu afite igaragara mbona icyo gihe. Nibyo nyine. Kuko namaje ngo nukubera iki nyine kumva ntaga afite impamvu igaragara ariko ngo icyo gihe. Yego rata. Cyo kugiye bari nk'umuntu ushobora kuba yarakurikiranye Claudine kuva twatangiye gukorana akaba mukurikirana nta kimwe nasora. Birashoboka cyane. Nare kwa cya Claudine ntakirebe akaba atarafashe nimero ya Claudine. Akaba ari ubungu bagize akavuga ati none ubu nayifata. Murana icyo gihe. Nyine hari igihe ubona umuntu kamusigama akavuga ati ndamukunda ariko binafite ndabwo ndagira igihe cyo kubikenera. Yigere cyageze agakenera ibiri muri Claudine akakenera ibiri muri Labani nyine arahamagara kuko igihe cyageze abazi ngo bino ngeneye bari abantu babifitiye ubushobozi. Hari umuntu agahamagara rero. Hari umuntu ejo muri twaganiriye abwiye uburyo amasezerano abiri asubizwa icyarimwe. Yego. Kano kantu abantu bihangane nkavuge ntago karibuze gutwara iminota myinshi. Jewe David. Yego. Reka mvuge Claudine. Amasezerano abiri kunda subizwa icyarimwe kandi Imana yarabasezeranyije. Yego. Claudine Imana yamubwiye ati Claudine nzaguha inzu. Claudine ntaga kareba hano nzizava akahabura. Yego. Undi Imana yamubwiye ati nzaguha urubyaro. Yego. Claudine ni umuhanuzi undi ni umunyamafaranga. Claudine asengera abantu bakabona iby'Imana yabasezeranyije udafite amafaranga yo kugira ute yo kuzuza iby'Imana yavuze ati kizakora. Yego. Umwe yamubwiye ati nzaguha inzu undi kamubwiye ati nzaguha umwana. Yego. Cyagiye kigeze cyo gusubiza rero igihe cya Claudine kigeze na cyagiye cyaba muntu kigeze. Ahamagare Claudine rero ndikubitanga mu rugero. Yego. Kandi wasanga na Claudine ibyo bintu byanamubayeho. Igihe kirageze cyo ngo umuntu abone iki umwana. Ariko n'igihe kirageze ngo Claudine abone iki amafaranga. Abone inzu cyangwa se abone inzu.
uti Imana kuko Claudine n'Imana ni muheze yanzu uzashima Imana nk'uko Imana yagize ute Yamuhaye Imana yazaza tubwira ati ngewe Imana yankoreye ibintu bikomeye yampaye inzu undi nawe ati ngewe Imana yankoreye bikomeye yampaye iki umwana Claudine ajya asenge ayigenda yituriza umwana agira ute aboneke namara kuboneka na Claudine nawe yinzigira ute iboneke wa muntu yubaka yanzu yagize ute avuga ati ngiye muri umuntu wafatanyije nanjye numva ikintu kimwe nagukorera narahigiye Imana no kubakira umuntu inzu none reka nyikubakire kare uko ari amasezerano asore icyarimwe dongo umwe afashije ubundi amasezerano yacu anyuna mu bantu kugira ngo asohore cyawe kigasubizwa cyasubizwa ukaza gushima nanjye akaba hari icyo ushubije kumva rero abantu niyo mpamvu Imana yaturemye mu gukenerana Imana yaturemye mu kuzuzanya ariko nujye uvuga ngo kano gasura no kubera abantu baba dukurikira Imana bayakoresheje uri wakubwira kuntu nabo baba bavuga n'abantu kuba bavuga bashimira uhoraho none bakaraba utuntu bakoze ni duke kuri wowe none bareba ibyo Imana yabakoreye bakabona n'ibirenze nawe bareba ibintu wabakoreye ukabona ni biki ako kantu rwose ngabona rwose nagakwiye kubakora ibyo mbega mbaye ndi Imana nakora ibirenze ndabereka dusoze ako nanjye ngenza ava mu muvuga butumwa nyene uriwe ngiye tubye nimero yawe nomero ni 0788 24 53 826 iboneka no kuri WhatsApp murakoze cyane amen twabasengeye kandi nambamwe ku twabasengeye ndabashimiye wo muntu wadukurikiye kuva ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota tugezeho turi gukora ikiganiro Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi ikomeze iguhe ibyiza byose wifuza muri iyi si nubwo iyi si atari yacu ariko hari ibyo Imana yatwemera ko tugomba kuzamo kugiramo ubuzima bwiza kuba dufite umutekano n'amahoro ariko tugaharanira ko ubugingo tuzabusanga he mwijuru ikindi ne wagiye ukunda ibiganiro tukugezaho wakora subscribe kuri Ndi Umukristo TV ndetse no kuri Gonareke Plus ukareba n'inshuti yawe ukunda ne wakiganiro cyakuryoheye ukagisangiza umuntu wifuriza ibyiza wumva ko yakumva ibyiza yakonga kumva Imana bundi bushye Pastor nawe Claudine ndabashimiye Claudine ndagushimiye ko wafashe amatike yawe ukaza kubwiriza abantu b'Imana kandi nizeye ko Imana ari izakwihembera ndagushimiye by'umwihariko n'abantu badukurikiye bumve ko nshimiye Claudine kuba yafashe umwanya wakavuga ati reka ngiye mfata amatike yanjye biragoranye warabwira umuntu ahita akubwira ati none inyungu zanjye zirihe none nanjye ngiye umyanga ahita akubwira ati none inyungu zanjye zirihe none ako Claudine ntagaruka ariko nanjye ako kantu gaca none se kushaka kino ngiye inyungu zanjye zire ndungukirahe nk'umuntu nyine nanjye ngiye David Claudine ndagushimiye Pastor nawe ndagushimiye Imana y'amahoro ikomeze ibahe umugisha amen